more than enough to let the light in. The way you're making me feel, it's divine. It's enough to let it flow, let it be. 'Cause you're everything that I crave in this life. 'Cause we're Papa, everything we can find in another papa. Basi gira umutuzo. Reka nkanywesha amazi. Swe. Swe. Papa mbabara basi mwadukeya ndagusabye. Ndakwinginze. Papa Mira. Ya Mira. Wiyagarura ndagusabye. Swe. Ndakwinginze papa. Papa, basi ndakwinginze nsubiza, basi mbwira ijambo rimwe, ndagusabye. Hano wantabariye papa, ndakwinginze basi bikore byumva, ndakwinginze basi ntabara. Papa ntabwo wansiga ntagusubije mu rugo, ndakwinginze. Ntabwo wapfira hano hantu pe, ntabwo byashoboka. Mzee, ninge Dani. Mzee, ninge Dani rwose. Kuki mwageze kuri Revo nimumbwira? Kuki nta kintu urimo kuvuga? Ese ahantu mwahisanze gute mumeze gutya? N'ubuzima mwari mubayeho? Mzee, Dani, niki kintu kikuzanye hano? ngo niki kinzanye hano? Nsubiza. Niki kintu kiguteye kuza hano? Ko wadutaye ukatuvana mu buzima bwawe, nanagutabaza ngo udutabare. Umugore wawe akanyirukana nk'imbwa cyangwa umusazi, waje kubatera iwanyu. Dani, naragushakaga kugira ngo ufashe papa, wibuke neza yakugiriye. Dani, aho nagereye iwawe, umugore wawe ibintu yankoreye. Umugore? Dani, subirire iyo uvuye, ndakwinginze, subira iyo uvuye. Uryame utuze, utekane. Niba aruje no kudushinyagurira Dani, menye yuko nta buzima buri hano. Bwira umugore. Icyo utwifuriza cyose nta kibazo nzabicamo njyenyine. Papa wanjye n'uwanjye nta wundi muntu tumufatanyije. Niwe muryango wenyine mfite hano ku isi, naho namubura. Ntabwo nakongera gusabiriza, ntabwo nakongera gushaka ubutabazi ku bantu batampa ubutabazi. Babona amarira yanjye bakayabona nk'ari amazi yonyine ari kumanuka ku matama yanjye. Cyaho ceceka hasi. Dani, gendere, ndakwinginze mva imbere igenda. Ndakwinginze igendere kubera yuko nabonye ko papa nta kintu yakoze. Ngo umugore wanjye. Anyway, ibyo tube tubyihoreye. Nubwo ntabana, ntabwo nakwirengagiza umuryango wangiriye neza. Ntabwo nshobora kwanga cyangwa se ngo nibagirwe umuntu wanzuye nari napfuye.
uvuze amagambo menshi pe, ariko uko byagenda kose nubwo hari icyaba cyarabaye n'umunsi n'umwe ntabwo nshobora kukibagirwa. Wenda da nubwo ntaba nashobora kubana gato mwaba mwaramfashijeho ntikashobora kumva mu mutwe. Ahubwo kuki byageze kuri iyi level yuko papa amera gutya niwe warambwiye. Mana, basi nubwo hama amazi yo kunywa ntagushimira, ndakwinginze winererana. Hey, Mu. Hey. Hey. Papa! Papa! Papa, utabare, umuntu arapfuye! Umuntu arapfuye, papa! Pa! Umuntu arapfuye ku muryango! Bigenze gute? Bigenze gute? Aryamye hanze, yapfuye, ndabona byarangiye ngewe. Muze murebe. Ndambiruke! Bigenze bite? Dore musanze nanjye yaryamye gutyo. Ehe, nuko bapfa yapfuye da. Bose kumurambu dusanze mu turakora iki? Ntakiri muzima. Ehe. Umva yewe Mu. Nakorode wiwacu. Ntago wareka kurisakuriza. Nakorode wacu. Tugamba twawe. Urabona gushaka icyo dukora nk'abantu bakuru urazana Hey. Fasha tumutore tumujyane mu rugo. Nakorode wacu twamusanze mu nzira yaryamye yapfuye. Gabanya amagambo ufasha papa mu guterura. Suyu nguyu koko. Dore ubusuye ndayambaje nawe ukora ibintu ntazi. Nuko mubona rya gusa. Nuko mubona gutyo gusa nta kintu na kimwe. Umusoro ngana gutya. Cyawe n'amagambo. Buretse Uyu wundi ntiyazize inzara. Asiburi yafungura umuryango munini papa. Oya, nta kibazo. Nta kibazo aranyuramo. Umusoro ngana gutya agira ibiro bingana uko. Abagabanya amagambo gakora. Apo. Ndayambaje. Yewe. Kunkanze bite? Twangize umukorodo wa mucuti waringerazutse. Aho ko hari warasaze. Habaye ikize? Ufite turamo icyonzi cyo ujye kwivuza. Ese kandi. Nibyo reka mbyihorere. Umva nkubwire. Tegura iriya muntu potage ukore nyine ibintu byoroshye kugira ngo ntabyo kahitarya. Ukore na fresh juice. Aribyo bintu ahita afata, sibyo? Kandi ubigire vuba vuba. Nta kibazo mu bujana ndabikora. None se ubundi uriya musore ko nabonye ari mwiza akaba ari kwica akaba yishwe n'inzara. Burasaba basunga rero babandi banze gukora.
baba barabazi ngo bazatungwa n'abakire biri aho ngaho badakora. aho kuzagira amagambo umeze gutyo kugeza ryari wagiye uvuga ibintu bimeshe mvuga ndumva bigaragara. egerayo ujye uvuga iri kureba tugutunganya ibyo bintu bishire ku meza nkubwiye ibyo ngibyo birakureba ndabikora mabuja. Abantu bigize abanebwe ngo bazatungwa n'abakire babivunikiye koko. Umusore ungana ko ntabwo yashaka icyo yikorera kwera kandi cyamutunga. Aha, reka njye gutunganya ibye. Ariko n'abajya bagira abakore pe. ndabikora nta kibazo. Ahubwo nashaka ko ncekingira ibyo byangombwa hanyuma ukandebera ahantu aturuka. Yego. Hanyuma ibindi buriya ashobora kuza kubisobanura namara kumera neza. Yego rwose bikore gutyo. Oya ibitaro ntabwo ari ngombwa. Bamusuzumiye hano kandi basanze adafite ikibazo kindi kiremereye. Buriya n'ubundi baraza gukomeza kumukurikiranira hano. Yego. Sawa. Bwiza va. Safa. Ndikunde udatuje. Ibyo nabonye nyine byatumye ntatuza. Bese abana ntabwo bamuzi ko ubuzima nka buriya bubaho. Uravuga ibya Dani? Biriya ni ibintu bibaho. Ntibiguhangayitse. Ahubwo se ndayambaje yarangije gutunganya? Aracyari kubitunganya dati ntabwo birasoza byose. Ariko nanone ndi kwibaza buriya ni inzara yonyine yatuma umuntu agwa kuri iyo kamera nk'uwapfuye. Bwiza ko nawe uri umwana koko. Inzara ni mbi. Inzara yica umuntu agapfa burundu. Ku buryo urambarara hariya hasi. Neza ikamwica yumva inzara zabagaho kera. Inzara yica umuntu. Niyo itakwishe ikugirira nabi cyane. Ku buryo uremba umuntu akagira ngo urwaye indwara idasanzwe. Inzara ntabwo ari ikintu. Nuse basi ntawe nubwo yakubona basi ibyo kurya bikeya nk'ibirayi nubwo njye ntabikunda. Biceceka byoroshye. Bakagerageza kurya ibirayi byonyine. Uvuze iby'inzara uranyibutsa. Kera nyine umusiribateri biriya bintu byigeze kumbaho. Ntabwo nabonye uko mbikubwira. Nabaga muri geti icyo gihe. Inzara irankubita iranyica kugeza ku rwego numva ngiye gupfa burundu. Kugeza ku rwego nifuza no kubona irindazi rya 50 dore ko ari nako ryaguraga. Irindazi? Irindazi. Ubwo se wakora n'ikintu ariko bigenzane. Ntabwo nagiraga umuntu nyitaho, sinagiraga n'umuntu waza kunsura, byibura ngo arebe uko meze yandengere. Ishwi. Ubwo uzi ko nazirikaga umupira mu nda. Nkawukenyera. Nkawuzirika mu nda nkakomeza ku buryo nyine urumva uzi ugafata inda urumva wagira mu busa. No guhumeka biri kure. Ufata nkawukomeza. Undi nkajya gusenga, nkajya mu rusengero. Mbaza ngo abaga ugiye gusenga ushaka iki? Yabagira ndebe ko ari umuntu waza kugira impuhwe. Byibura akanerekwa akabona ko afite inzara. Ubwo nkabona ibyo kurya uwo munsi. Buriya ibyo yabise yingibutsa mama wawe. Uzi ko buriya mama wawe ari we muntu wankuye mu rusengero akanjyana iwa mu rugo bakanyondora nkumva mbaye umuntu. Mama wawe. Still navuga ko ari naho twamenyaniye bya nyabyo. Birangire neza. Mama yakumenye uri muri ubwo buzima bumeze gutyo. Nawe urava ngo inzara ntiyica yarinyishe. Dad. Wihangane ko waranyuze mu buzima bumeze gutyo. Merci. Kandi Imana igoreza umugisha kuba wibutse ibyo Imana yagukoreye kera nawe ukaba hari ufashije muri iki gihe kimeze gutyo. Ubwo buzima bwose bwanyigishije ikintu gikomeye.
bunyigisha gusenga, bunyigisha ko gufasha umuntu biri ngombwa, ko nanjye nafashijwe. Ikindi burya abanyarwanda ni abahanga, baravuze ngo gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere, ntawamenya. ineza uyisanga imbere. Ndumva numiwe nyine n'uburyo wamenye na mama uri muri ubwo buzima bukakaye gutyo. Ni ukuri Imana iguhereze umugisha. Uzi ko nawe wari kuzagwa nk'uko uriya muhungu yaguye nkamusanga yarambaraye. Uzi ko burya namubonye nkahita mbikeka. Turumva mfite experience yo kubona umuntu wishwe n'inzara. Ukimpamagara nkimureba aryamye hariya, ese mbona ko ari inzara nayirimo mu bibazo yaba afite. Ese mureba mu maso umuntu nta burwayi runaka yaba afite. Inzara turasikira. Mana ishimwe ko ntayo nagize. Nta niyo uzagira, Mana ntiyabyemera. Zowe bwaye impamvu burya uhora mbona nkwibutsa kurya buri munsi. Inzara ntuzifuze ko ikurya. Inzara ni ikintu kibi. Dad, reka njye kuryama ndumva naniwe cyane. Ubwo sinzi ko uramutegereza. Bo ngomba kumutegereza kuko nshaka ko tumwitaho, akajya arya akanywa akagarura imbaraga vuba. Nanjye nakabaye ndi kumwe nawe ariko ndumva ibitotsi. Ndabona ibitotsi byaje mu maso bigaragara. Kera ntangiye gusinzira. Nabibonye. Yewe umunaniro nawe urakugaragara mu maso, ngo nta kibazo, genda wiryamire ntacyo, genda mutegereza. Sawa, uko turaza kuvugana mu gitondo. Sawa, naha mu gitondo. Ryiza. Nawe mama. Ni kubyutse kare. Uretse ugatutaguretse. Urumva umerewe gute? Meze neza, nta kibazo. Umeze neza? Sorry, nanibagiye kukwibwira kuko ntabwo unzi. Nitwa Bwiza, ndibaza wahuye na papa nijoro. Njye wagukuye hariya kuri gate ejo. Papa we yari yakumbwiyeho, mba nkwibutse. Reka njye kureba nimba hari ikintu gihari bateguye mu gitondo hanyuma ngutegurire. Ariko nta kibazo, hari ibyo bari banzaniye mu cyumba maze kubifata. Naje ntayo wanywa, yo yagufasha. Nta kibazo ji, nta kibazo banzanira. Okay, katse.
Hey. Dani? None se Dani muturuka hehe? Kina kuri za Butare. Cyangwa se za Huye. Niba wumva cyangwa uhazi. Iyo ndahumva. Aho ngaho. Ariko sinakugoye Dani. Buriya uri wabaye iki kugira ngo bigende kuriya? Oh. Mwaramutse neza. Hello Daddy. Mwaramutse. Ko byose kare. Bananiye kuryama pe. Oh, ya. Nani ugomba kwita. Uzi ko bambaye ko bimwe byanguteye irashoke. Harimo inzara. Ariko siyo kibazo cyane. Ikibazo ni umunaniro watewe n'urugendo runini wakoze. Rero ugomba kwitaho ukaruhuka neza. Nizere ko nta rungu wagize ariko Bwiza kuganirije. Kopa. Naryo yagira. Ugomba kumufasha kuruhuka. Ahubwo se warebye nimba barangije gutegura byose hanyuma ukamwitaho. Ikibazo nuko bakeneye imbaraga ibintu bitera imbaraga. Ikibazo namubwiye ibyo kurya yabyanze. Urabona ko bakeneye ibintu byo kumwitaho. Zana ngushiremo n'iyindi. Rebe n'ibindi mumukorere potage, mumukorere ibintu bigarura imbaraga vuba vuba. Yego ndayambaje namubwiye. Bo hanyuma rero ngiye ku kazi gusa ukomeze umwiteho urebe icyo akeneye cyose. Hagize n'ikibazo waza kumbwira. Yego. Dani, witeho rero. Wumve wisanzwe hano ni mu rugo, sibyo? Icyo wumva ukeneye umubwire rwose nta kibazo. Nubwo yabahuze gato ndayambaje wamubwira. Wisanzure umere nk'umwana mu rugo. Icyo nkeneye nuko nza kumva ibintu byagenze neza. Urakoze cyane. Sawa rero. Sawa Dani witeho. Merci. Okay, reka banza nkuzanire n'iyindi. Dani, buriya Bwiza n'umwana nareze ukuntu kwihariye. Buriya ntazi ibibazo ibi biba hanze ngo umuntu inzara yamwishe, ngo umuntu yakennye, ngo yagize ibibazo ibi n'ibi. Rwose kubera ko nanjye nabayeho nabi kera. Nigeze kubaho nabi, ngira ubuzima butari bwiza. Ibyo bituma ndimita ikintu icyo ari cyo cyose cyagera ku mwana wanjye nk'icyangezeho. Niyo mpamvu ubona nta stress. Papa Bwi. Karame. Numva bitari byoroshye. Isi nuko iteye, nuko imeze. Ahubwo se ko kuva nagera hano naye nabona mama Bwiza we aba hehe? Umugore wanjye mwiza nakundaga yaragera aransiga. Mwihangane cyane muzehe. Mwihangane rwose. Ya. Akoze. Bo ntabwo ari ukunsiga kundi. Cyari igitondo kimwe umunsi wakeye nk'indi minsi yose.
njya ku kazi bisanzwe nawe ajya ku kazi bisanzwe, akora agisida. Mama Bwiza nsiga gutyo. Ni ibintu nibuka ukagira ngo bibaye ejo, kandi hashize imyaka 10. Komeza imihangane. Ya, urakoze cyane. Iyi si nuko yubatse, umuntu agerageza kwihangana, akagerageza kurwana nabyo, ariko agasanga nyine ni ikibazo. Ni ibintu umuntu abana nabyo, basi nta kundi. Buriya rero sinzi impamvu iyo turi kuganira like numva ndimo nganira n'umwana wanjye bwite, numva uri umuhungu wanjye ndi kuganira nawe. Mama Bwiza twajyaga tuganira kera, akambwira igihe azabona dufite umwana w'umuhungu. Byabyifuzaga cyane, wabonaga ari ikintu anyotewe, nanjye nkumva ndabikumbuye kubona afite umwana w'umuhungu. Sinzi impamvu kuva nakubona hari ukuntu nabaye interese kuri wowe, ku buryo numva iyo ndi kuganira nawe bameze nk'uganira n'umuhungu wanjye. Gusa ni byiza, Imana yagize neza kumpuza nawe kandi ukambera umwana mwiza. Murakoze cyane, kandi namwe nukomeza nyine mukihangana. Ubwo ibyo byose. Bwiza, ça va? Ça va. Ruri hano hafi? Ukomeze kwihangana. Bwiza ntacyo mbaye, nta kibazo. Ndabizi. Nta kibazo ntacyo. Kandi buri gihe njya nkubwira ntukabitekerezeho cyane, gutekereza ku bya mama urabizi ko bitakugiraho ingaruka nziza. Si Bwiza wanyumvaga? Papa ndakuzi. Oya, nta kibazo. Nta kibazo, ndakomeye. Papa, ndabizi neza yuko mama wawe ari ahantu heza. Aratuje, aratureba buri gihe, turamukumbuye kandi nawe aradukumbuye cyane. Gusa ndakwinginze ntukabihereze umwanya ubitekereza cyane. Urabizi ko atari byiza kuri wowe, sibyo? Ya. Ndagusabye rwose ntukabihereze umwanya, sinshaka nawe kukubura. Oya humura. Oya humura, nta kibazo. Ndagukunda cyane. Ndakunda mwana wanjye. Mama ari ahantu heza cyane kandi aradukunda.